yewe mbega ajya umunaniro ko numva ari wose ra mbega umunaniro wawe kandi ubu ukaba gatoya da ko abantu b'i Kigali bagenda gute abandi modoka iri kugenda siko wagira ngo bari mu masiganwa haya ngo basiganwa n'igihe aha uziko buri muntu wese abyuka yirukanka ashaka ubuzima wagira ngo yabushakisha uruhindu cyangwa hari aho yabuhishe bamwe bakabyuka bazinduka saa 10 banze muri Kigali batajya baryama uziko hari igihe mbyuka mu gitondo nkagira ngo nta baryamye mbega Kigali iteye ubwoba Kigali igenda arenze pe bajyaga bakuvuga mu ndirimbo mu bihangano by'abahanzi nkagira ngo ni ukubeshya ariko umaze kubona ko nta makabya nk'urubuziyemo amayobera menshi amatara urwerane rw'amamodoka nijoro bihinda imiziki ihinda n'abacuranzi bagezweho bakubita gitari na zaki byose nyakunyagwa se shango ni Kigali igira impuhwe y'uburayemo iri buburare nibwo byemera ko nta mukino igira iyo bariye ukabyibagirwa vuba ukagira ngo hari uri muri paradizo ariko inzara irimo kugutema amara wa mugani baba abandi nk'abahanzi bacu dore ko bameze nk'abahanuzi ati ntajo teme inzara igutema amara wumva byose wabyanze ndetse na koro y'umusheri urayibona ukumva uri murashira ukajugunya hirya iriya telefone uvuga uti siki igira tuzaba tuvugana nzakuvugisha n'ejo ubundi ukohereza ka SMS uti tuzavugana n'ejo yewe Kigali ni amahanga burya rwose mwabantu mwe mujye mubimenya kandi rega ni mu gihe ubundi se nakoze gutya ngo niyo hakuye inzu y'abandi nayishyura iki amazi nayagura iki umuriro nawugura iki ngo ndeba ga televiziyo nk'abandi cyangwa ncaginge ka telefone mbona uko ntuma naho na sheri n'abavandimwe n'inshuti yego ko Kigali we yewe mbega ajya umunaniro ko numva ari wose ra mbega umunaniro wawe uko biri kose ari ikikurusyo sinzarusyaho pe umuvuduko Kigali ifite uburyo yirukamo
ntabwo nzi ko nzarusyaho. Imyaka 3 irashize yose nirwa nyirya icyataburenge, nta kintu na kimwe nigeze ngeraho. Ko nyamara nzasubira mu rugo.